Amazina yanjye ni Leagan. Navutse ndi imfura mu muryango wari wishimye. Njye na mushiki wanjye umwe rukumbi. Gusa ku myaka 4 natangiye gusobanukirwa imwe mu migani y'abanyarwanda bahambere. Nkuvuga ngo akaryoshye nigahura mu itama. Ibyishimo by'umuryango wanjye nabyambuwe n'impanuka y'imodoka. Yahitanye ababyeyi banjye. Nuko njye na mushiki wanjye Meagan dusigara turi imfubyi. Gusa Imana ntiyadutereranye. Yaduhaye anti mwiza twitaho, dukunda nkaho yatwibyariye. Nkuko bimeze gutyo, mu buzima hari ibintu by'agaciro bitajya bisimburwa. So ugiye kandi ngufasha. Mfasha ikiriga. Mfasha iki? Ukora ibyo nyine ugufasha. Inkora sobabiza. So guprepare ngasizo papers ugafata izo. Kirinduswe ushyamo machine. Uko bitekereza. Okay. Ndamfasha no kubaho muri ntabwo rakora. Nzakwangeze ryari ko nakuze byaranye. Ngo wakuze mu gihagararo ubwo wumva warakuze. Umuru uzakura ari guzaba n'umugabo homa. Ntago ari cyera. Ariko ugomba kubyitoza kirikare kugira ngo tuzaguca. Kubyitoza se nta mashini yawe ufite reba igihe ahereye wari uri kuri TikTok kuva mu gitondo. Hari ikindi kintu wakoze? Uri uscrollinga gusa nta kindi kintu. Kutafashe igitabo se musoma. Urashaka kumfasha haki. Cyane. Wowe ubeshya gusa. Nikoriga. Ariko nyine uzakura tumfasha uzamaze wige wifashe uwo mugabo naho wowe ibyo byawe no kugira. Kibazo cyane ko ukomeza kumfata nk'umwana. Ntabwo ngufata none se ngufate nk'umugabo kandi uri umwana nyine. Kandi ubwo ngufashe nk'umugabo nabwo byaba intambara. Nibwo namenya gufata inshingano nk'umugabo. Ariga ndi kwigarara akazi rwose n'inshi mutwe ndakubije. Rimwe abanya gufata inshingano nk'umugabo. Ubu ujya wumva ubyimbye mu nzira imaze guhaga ukumva uri umugabo rwose. Uzashaka nk'umugabo bashaka n'umugore. Oya gushaka byo mu rundi rwego. Kandi warabaye umugabo. Anti. David, birambwira abana. Meagan. 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 Waka urandira. Anti. Kura. Ngiye murananya ngo murashaka ko mfuze ukura. Urashaka kumfasha gute ugomba gukinisha abantu. Urabona nta kintu turimo gukora. Ntabwo kumva mu maso ugenda sohoka gira. Nuzo kuburyo wamonda. Nashimye ko uzobyura none. Ahubwo ndagukubita sharisi. Ntagenda. Ese ubundi ubwantu wabaga ntago bajya bakora pura. Genda practice genda sohoka. Kakacucu Vaho. Ko kare kankuye umutima. Jina ringize ahubwo ni. Ay. Nanjye gutekereza nabi ko mu buzima. Ntacyo ya. Ganebuse. Cyangwa ukaba gakoze gatumye abantu bose bajya baba stress. Isura yarabitekereje gute? Ibyo ndari kuzana maze kumva. Abana noneho yatari kweri. Amazina yanjye banyita Samu. Njye na mushiki wanjye tubayeho nk'imfubyi. Twakuze mu muryango wa mami tuhanahana ariko birangira baje kudufata nabi.
ubu mfite ubwoba yuko mushiki wanjye aziga. Ubu twiyemeje yuko tugenda mu mujyi gushakisha ubuzima no gushakisha iyo mama yagiye kugira ngo ubuzima bukomeze. Imana yarafashije nsoza amashuri yanjye ariko mfite ubwoba. Tugiye gushika ndananiwe reka tubanze twicare. batangiye kugorana. Batangiye kugorana. Se wanjye ndananiwe nuko. Icara hano. Iminota mike. Yo! Naje umugongo uranyishe. Ubuzima buzagenda gukunisha. Nasi ubundi urabona hano hantu tuzaza. Ibise tuzabaho. Ni ukuri sinkubeshe ibintu byo kubaho ntawe umenya ngo iki n'iki ariko nasi ubu turarara. Erega mfite ubwoba se ihanganye n'aya mazi yari ngaho inyuma uyu mugezi twawuraramo ntari. Amazi hari ikibazo se mwese ubuzima nturire ceceka kuko urabizi ko twabyigize kandi ubuzima burashobora guhinduka ejo tumeze uko ejo twamera neza sibyo niko uhora uvuga niko muravuga nyine murana ibyiringiro by'ejo hazaza ntibizahuruka sibyo aya mazi twagenda tugasasa ibikaruta hariya munsi muri rigori tukaryama base bakuna ngo bizamare ibyo biza Imana ndabizi inzara irababaza ako ndashobora uzatuma nanjye ndire uzurira nanjye ndire umva niri reka nze gushaka hasi igipangu nabona nk'ikirimo bakaduha ibiryo urabizi neza ko babita ntabyo mba nzi ariko no kwizera kandi nakwigishije kwizera Imana urabiza ndabyizeye hari igihe babima n'igihe batora tugere tudodora hariya kuri kiriya gipangu turebe ko baduha ariko hariya hantu ndahazi hari imbuga zitatu kuri rupangu tugeze kuhaza mu gihe cyagiye wari urwaye igihe cyo gushaka ibiryo ndabizi Meze neza. Yajyaga niba atari kuza akajya kumukomangira rero ko ari breakfast. Yabaye se? So wasanga yinajya neza ibya benshi. Okay. Meagan. Afite ikibazo se? Ninangiye kabisa yanze kuza. Aracyarakaye cyafite uburakari sinzi ikintu nabaye. Kandi wasanga ibintu byabaye mu kanya. Ariko se Liga. Mbana namwe hano kandi mufata nk'abana banjye sibyo? Hari ikintu na kimwe ntakora kugira ngo we na mushiki we mwishime. Nyine wenda mukaba mugira nk'ubwoba bwo kukimbwira. Oya ntacyo erega urayifata nk'umwana kandi umaze kubibona ko nyine tumufite kuri Niyamura urumva byanze bikunze abavandimwe muravukana kandi umwanya mumarana uruta uwo marana namwe. Ikintu wenda nka nyoko wanyu nkabakorera. Mukaba wenda mutabimbirana mukaba simbizi. Kurya umwana abyuka mu gitondo akanga kuza gufata breakfast. Nyine imitekerereze ye mentalite ze yitwara nk'umwana kandi kumubwira ko tumufata bitewe n'ukuntu nyine waratureze tukiri abana. Uzi imico yacu rero ukwiye kuzaza umenya uburyo kintu tumutwara. Ariko muziki ibyo bintu bishobora gutera umuntu agahinda. Yego.
Bibaze nyine urira abana ukora buri kimwe cyose ngo bishime ariko still ukabona abana ntabwo bishime. Njye mbitekerezaho n'ubwo wenda ntabibaza cyane ariko sinzi wenda hari ikintu nakora nkanyuko wanyu kikaba kiri wenda ikibazo kiri kuri we none ubwo naririrwa umunsi wose aririrwa ubusa nose wakora iki ko nakumaze akabanze gufungura. Okay, ubwo nyine yafashe decision yo kutagira ikintu mfata. Aha, umuryango zo gushira wenda kuza yifite cyangwa se fata n'imwanzuro. N'abana mwemba navunitse nta cyumba ntakoze ku bwanyu. Ariko sinzi nyine ukuntu ubwo bizagenda. Ubwo wumva se hari ikindi kibazo afite cyangwa se nkamushiki wawe ntajya wumva hari ikintu arekarama mu buzima bwe. Ko yitereye to. Ese ubizi nawe kufatira kare ko yarameze. Numvaga yivumbura ariko amaze gukura. Nyamaze gukora ko nyine we ntabwo bibona. Hari ibintu nagombaga gukora ubwo ngereka singusize ku meza mbona peti aho kamira mbimare ariko nawe byumve mu cyumba kamira mbimare uziriga ibyo biryo bimare ubwo aza kwirirwa ubusa n'ubundi none se katabishaka biryo bimare nta kibazo. akarega se ko nye nta biryo byanyu nshaka nta biryo byanyu nshaka ubu ninde uri kurya atema nk'uwahera sera ale mwajya menya nkaho umugore imigati wagira ngo yakuye agahuyu ko ayirya gasa nk'umushonji uri muri zagayiba ariko riga mekane mama misi twumva gutari burya twumva ngo uri mu masengesho y'iminsi nk'icumi utari. Ese reka nkubaze wigira ibiki usigaye wivumbura nk'umwana uzi ko uri umukobwa mukuru umwana nawe ufite amabere angana gutyo yivumbura nk'ukuntu wivumbura. None se niba usigaye urya ibiryo byinshi ukaba ufite isoni zo kuza ku meza kuki utatubwira ngo tubigupakire tubikuzanira umugati umwe ntugihagije mwapakira se ngende uha ukuntu yaraje ntiwabibona ukuntu yaraje ndetse mwana wanjye mafi na anti kinganzi cyahireba nyine ubwo kirabiri ya nawe bitashye oya nta kibazo bifata ibiryo bimari bifata ibiryo bimari bifata shaka bigese ko nakeza kabisa koko ibintu oya bimuya abirya bimare ntuvuze ko ibiryo se utabishaka reba ko nakoreye amaso amuvuye mega ibyo nabyo byiza kwigira abajeyi oya urivumbura umuntu oya ikibazo ari bukunangana ese mugabo uzi ko umwana kuri ibyo gitambo bivuga nese umugiye muzajya muifata mu nteranire nese babuze mwandebe nere twakugize gute uzi ukuntu wari udukuye umutima ejo wari udukuye umutima
ngo urarwara waza no ku buryo umuntu yanira mwese njye nzava mu rugo n'icyo ujye hehe se mukobwa uzajya he ndebera akomeza nzantanye nye gukubita njya gukubita uri umuntu mukuru uri umukobwa mukuru mwana gutyo ugasubijwe ni kandi nimeze nafata ibiryo utegera Meagan gusa ubiriye byakugera ku mutwe usigaye nsubiza gutyo reba ibigambo byose muri oya ikibazo ni ukuntu wari waryamye twe tuzi ko urimo mu masengesho wasengera igikize ufite ikihe cyifuzo urashaka umugabo uri umwana ushaka kubaka etaje umwana gutyo ushaka iki mbimuha birye wabyanze ngaho ujya urya rero urabona ukuntu uburize nta n'ikintu ubaye ariko uzi ko ari njye wamureje uzi ko Meagan uzi ko ari njye bakwishe uzi ko hari abana batabonye wowe turi kukwingingira kurya imigati urya n'amanyama wowe uzi ngo biroroshye nyine abona ari nzagushakire vakansi ahantu mu cyaro ujye urya nk'imyumbati n'ibijumba n'ibindi bintu nta bibi batamagara hejuru ngo babinukire niko tumutwara nyine mbese urabona umuntu azakora mu mutwe ngo yifate nk'abakobwa b'inkumi oya ikibazo ari ukuntu arizwa ngo nuko ngo bamubwiye nabi amarira agashoka nk'umukobwa ufite amabere njye numvaga Meagan numva barakuze pe amabere usabije neza nk'uko hano harimo amabere harimo iki harimo voka ndisha nawe Meagan izo ni voka zirimo hano amatunda matunda yawe niko Meagan ugomba kumenya ko uri grand fille warakuze gahera bari kumwe uyamureke reka mbabaze nibimwirirwa mwaragiye ku kazi nahise nakora iki ndamutse nabimukoreye haza kukundegera ukavuga ngo nimufata nabi rero ndamwiharagura ibyo ashaka igihe ashakiye neza ku buryo umukobwa umwe aragushyira agira gutya Meagan uzi ndaza kubika taburete mbika ibintu byose na televiziyo nyibike ndumva nawe usigaje kumvikana se umuntu wa mu nzu itarimo taburete afite umunwa ariko ibintu ugakora kashaje mu mutwe ariko ibintu ugakora ntabwo nshaka gukomeza kwigira gutyo ugomba gutangira gukura ibintu byose ntabwo wabivugisha amarira ijambo ryawe rishobora kumvikana mu rugo utarize turumvikana ibintu byose byo kuvuga turira nta soni uzi ko abantu bagira ngo turagukubita hari umuntu uragukora muri iyi nzu cyangwa nzaza n'inkoni ntangire njye gukubita ese umuntu urimo baramukubita none nimba arizwa n'ubusasi urimo kubisaba ikibazo Meagan ngaho rya nyine se waretse umwana ntigareka umwana usigaye mukira bati ndabona ese ntabyo biri mu nzu kureba ese Meagan uracyarakaye uracyandakariye njye n'andi njyewe nakunda kubabarira ako ngo muragera murazabe hano nk'umusirikare mwese mubona ibintu ukora nk'ibi mukora ugomba kwihana kabisa umaze kuba umukobwa uri mature enough sibyo umaze gukura umaze gufata ugomba gufata nyine ugafata ubuzima bwawe ukabutwara nk'umuntu mukuru apana umuntu w'umwana umuntu mukuru se yavuze kuba umusirikare oya ntabwo ari umusirikare se nyine uzi ko umusirikare mwese yavuze kudakora icyo umuntu ashaka oya ugomba gukora icyo ushaka none se mbasi mwajya kugira ngo mbabane twiyunire inama igitsina nyuma ko muca amande ayi mate ntabyemera ntabwo byemera ushobora kunca amande adahwanye niba n'ubushobozi bwawe utarabyemera se ko icyo kuvuga yuko nsaba imbabazi reka njye nawe turi inshuti
tudukundana ndetse no kumwe na tante Mariya mu bantu ba mbere nkunda kuri iyi si uri uwa mbere sibyo mushiki wanjye nkunda cyane kurusha abandi bose na tante nshobora kuba namukunda cyane nuko mukunda niwe mubwire ese nyifite ubwoba bwo kumubwira bitewe n'ukuntu mufatanya bakubwira kandi icyo nakorera basi wishimye ntongeye kujya wikunda kugira ngo ngiye mu mubare uko wakwemera ndemera ntarembe ukazabisohokana kuri 4 point oya ntabwo byemera aho reba nta bushobozi ufite nta mafaranga ufite yo kujyana aho hantu ahubwo wowe wabyumva ubareka nzajya nguzana yogati ubyumva nzakuzana yogati nguzana na shokora sibyo ukunda se oya ibyo ngibyo nyine n'itegeko uzabizana ko ntabwo narangije kukubwira amande bazabisohokana kuri 4 point nzajya y'amashokora nzabikuzana ntadusohokanye yego ni ntabwo ndi mwambabaje cyane yewe ubushobozi bwanjye nzakuzanira yogati nguzana shokora none byo kwa 4 point tubyihorere oya mbese nta mafaranga wayabura ko wayakana tante ese tante kuki utajya umwinero ushyira mu gaciro bombe tante araturiye si arakurira wowe nanjye yarandiye si ibiryo n'ubimenya amazi n'uyamenya umuriro ikintu cyose muri kireba isi ibyishimo byanjye ntabwo mugomba kubimenya urabizi mu buzima hari ibintu biza ku mwanya wa mbere nibyo uba ugomba gupepeyaringa gushyira ku murongo noneho bya bindi bidafite umumaro ukomeye akaba ibyo ukora neza si uratuvuga ko ibintu byanjye nta mumaro bifite birabufite ahubwo wowe wabyegeje umutima cyane bituma ubikora akazi rero bigatuma ufata umwanya nyine ukigunga n'isi wabyemeye ko bitagoye none wamara kubyemera ukabishyira muri gahunda ukazabona aho ukamubwira ikiganza cyawe warankunda ndakiyemera kwanjye ngandikura n'isi ntabwo muri minsi se ntabwo ari mwebwe mwangiriye nabi ariko warankundaga ejo ntabwo ushaka kuzakujyana n'ibanga ryanjye hehe nyine maze uri kumbabariye nzakujyana niba utambabariye ntabwo nzakujyana ndakubabariye ejo nzakujyana aho hantu promise urabisezeranyije okay uransinze nawe hafi y'umuntu usigaye numva none se mu mbabazi zanjye kwitwara nabi ushaka amazi akonje ashyira konje sawa nta kibazo that's my bad